Yes, twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel. Ngira ngo uyu munsi nibwo amanota y'abanyeshuri bo mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu primaire yasohotse. Akaba yasohotse ku isaha y'isaa 9, gusa abanyeshuri benshi kubireba bikaba biri kwanga, aho tugiye kubafasha mu buryo wabasha kuba warebamo aya manota ndetse ukabasha kuba warebamo n'amanota yawe. Gusa mbere na mbere icyo tugomba kubabwira ni uko ngira ngo abamaze kubona amanota bamaze kubona uburyo bihagaze, amanota bafatiyeho. Ngira ngo ubu ngubu gutya systeme ntabwo iri gukora neza, kubera ko abanyeshuri benshi bose mu gihugu ubu ngubu birundiye kuri interinete bareba uburyo amanota yabo ahagazemo ndetse n'umusaruro babashije kuba babona. Gusa nubwo bitoroshye, gusa icyo twababwira ni uko mu bihe nk'ibi ngibi abanyeshuri benshi bakunze kwiyahura kubera amanota baba babonye. Tukaba tubwira abanyeshuri ko uwagira amahirwe yo kuba cyangwa se umwaku, reka tubyite amahirwe mabi yo kuba atakimuka, si ngombwa ngo ube wagira ikindi gitekerezo kibi wakora ku buzima bwawe. Ndetse tunabwire n'abandi babasha kuba babona amanota, si ngombwa ngo iki gihe kibi cyo gusezeranaho na bagenzi bawe ko mugiye kujya kwiga mukora ibintu by'imico mibi bishobora kuba byashyira iherezo ku buzima bwanyu, kuko abanyeshuri benshi kino gihe baba bari gutekereza ku bintu by'umwihariko bijyanye no kuba basezerana ku bakunzi babo. Ugasanga bamwe na bamwe bagiye bakajya bagenda bakaryamana mu minsi ya nyuma, ukazasanga rimwe na rimwe benshi banagiye no ku ishuri banatwite, cyangwa se bagiye banduye ibirwara bishobora gushyira iherezo ku buzima bwabo. Mbere na mbere nibyo bahora banabashishikariza abanyeshuri kuba amanota aba yasohotse nka gutya watsinze, wagize umugisha ugatsinda ugiye kujya kwiga kure. Gusiga umukunzi wawe si ngombwa ngo ugende ugize ibyo wangirije kubera urukundo, ahubwo ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukugenda ukazitwara neza, niba unamufite ukazagaruka ukamusanga. Rero ibindi twababwira ni uko amanota ngira ngo mwabaze kubona ibyiciro murimo, ababonye amanota ndetse n'uburyo muzimuka. Abatarabona bashaka ubufasha, hano hasi turabapiningiramo pini muri kino kiganiro, muri buzajye munyuraho mugahita mushyiramo kode y'ikigo cyanyu ndetse na kode yanyu bitewe n'aho wiga, ugahita ubona amanota, waba wiga mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu primaire. Icyo nakubwira njye tugiye kubana ni Isa ku Rwanda TV. Kora subscribe byo tubona abantu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tukomeze dushimire na buri wese akoze subscribe kuri iyi YouTube channel. Ikintu cya mbere twabwira mwe banyeshuri biga mu wa gatatu, muzajye mwitondera by'umwihariko abantu benshi bababwira ko bagiye kubarebera amanota mukabishyura, kuko abenshi hari igihe bayafata basanga baje nko mu cyiciro kidashimishije, ugasanga bari kugenda bapostinga hirya no hino, cyane ko ubu ngubu uyu munsi imbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, TikTok, Twitter na YouTube, urasanga abantu benshi bagiye bapostinga cyane amanota bagiye babona ndetse n'uburyo ki bagiye batsindamo. Gusa bino ntacyo bitwaye kuko aba ari byiza, ariko rimwe na rimwe hari igihe umuntu ukakurebera amanota ugasanga agiye kugusebya. Akaba ariyo mpamvu rero icyo nababwira ari ukuba mwakitwararika rwose amanota yanyu mwabonye, ntagire umuntu ubasha kuba yayatahura cyangwa se ngo abashe kuba yamenya amanota mwabonye. Muri ubwo buryo rero turakomeza dushimire buri umwe wese udukurikirana. Hano hasi tugiye kubashyiramo nako linki muzajya munyuraho mugashyiramo kode zanyu, murayibona ipininze muri komenti, muzajya mushyiramo kode zanyu mukabasha kuba mwareba amanota y'ikizamini cya leta bitewe n'amanota wabonye cyangwa se n'ikigo wigagaho. Murakoze, twe twabanye ndi Isa ku Rwanda TV. Kora subscribe byo tubona abantu byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.